Ubuke bw'ibintu bimwe na bimwe ni ikintu abatuye isi bakomeje kugenda bahura nacyo mu buryo butunguranye. Bushobora kuba warumvise ukuntu amazi akomeje kugenda agabanuka, ibikomoka kuri peteroli se ndetse n'inzuki zikora ubuki. Ariko nanone hari ibindi bintu biri kugenda bicika ku batuye isi, cyangwa se tuvuze mu bundi buryo bworoshye biri gucungwa nabi bigatuma bigenda bicika. Ibi ngibi kandi bigira ingaruka kuri buri gice cy'ubuzima bw'abatuye isi. Njye nitwa Ingabire, mwaye ikaze kuri Story House, aho uyu munsi ugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu ushobora kuba utari uzi ko biri gushira ku isi muri iki gihe. Ku mwanya wa mbere turasanga umwanya ukikije isi. Ibi bintu bigongana mu gice gikikije isi bishobora kwangiza iminara dukenera ngo telefone zacu zikore. Kugeza muri 2019 honyine hari ibintu birenga 500 byari biri mu mwanya ukikije isi. Muri ibyo bigera hafi ku 2000 mu by'ukuri byari bifite akazi bikora, birimo nk'imibumbe igaragiye isi dukoresha buri munsi mu itumanaho mu buryo bwa GPS ndetse no kureba ibiganiro dukunda kuri televiziyo. Ibisigaye ni ibisigazwa biba bivuye ku kohereza icyogajuru mu isanzure ndetse n'ibiva ku igongana ry'ibintu mu gice gikikije umubumbe w'isi. Ushobora kwibaza uti none se ikibazo kiri hehe? Uwo mubare w'ibintu birenga 500 biri mu mwanya ukikije isi ni umubare w'ibintu gusa biri kugenzurwa, kandi ibindi bishya byoherezwa buri munsi. Uko ikoranabuhanga rero rigenda ritera imbere, bigenda birushaho koroha kohereza ikintu muri uwo mwanya ukikije isi. Nubwo ibyo muri rusange ariko ari inkuru nziza ku batuye isi nk'ibiremwa, nta genzura rihari ry'umwuka wo muri ibyo bintu byose binagana hejuru y'umubumbe wacu dutuye, ndetse kandi nta n'uburyo buhari bwo gusukura aho hantu hari ibyo bisigazwa bidakenewe byegereye isi. Uko ibi bintu rero birushaho kwiyongera, ibyago by'uko ibyo bisigazwa byagongana bigateza ibyago bikomeye kurushaho ku isi bigenda bijya ku kigero cyo hejuru. Nubwo ariko hari ibikorwa byo gushakira umuti iki kibazo, kuri ubu ngubu byo uwo muti ntawo. Ikindi kintu cya kabiri utaruzi kiri kugenda kibura ku isi ni umucanga. Muri iki gihe abatuye isi bari gukoresha umucanga byihuse cyane kurusha uko isi ishobora kuwusimbuza uwundi mushya. Ushobora gutekereza ko ari ugukabya, gusa nanone wakwibaza impamvu ushobora gushirwa n'umucanga mu gihe isi ifite imyaro n'inyanja n'ibiyaga ndetse n'ubutaka bwuzuye uwo mucanga. Kuri nuko umucanga aricyo kintu gikomeye cyangwa se solide icukurwa cyane ku isi, cyo kimwe n'amabuye yo mu bwoko bwa gravier. Mu gihe umara imyaka ibarirwa mu bihumbi ngo ubone kuvuye ku isuri, ukoreshwa mu buryo bwo kumutsa amazi magari hashakishwa ubutaka bushya, ibizwi nka land reclamation, mu kuyungurura amazi, mu gufatisha ibirahuri ku madirishya y'inzu ndetse no muri za telefone zigendanwa. Gihe ukubura umucanga byugarije urusobe rw'ibinyabuzima, kuri ubu ngubu hakomeje gusabwa uko hajyaho ikigo cy'isi kigenzura ukwiyongera kw'ikoreshwa ry'umucanga. Umuryango w'abibumbye ONU utangaza ko abantu bawucukura cyane byihuse kurusha uko isi muri kamere yayo yabasha kuwusimbuza undi mucanga mushyashya. Ikindi kintu cya gatatu utaruzi kiri kugenda kibura ku isi ni umwuka wa helium. Ntabwo ari mu guhaga imipira gusa cyangwa se ipuriza uyu mwuka ukoresha gusa. Uyu mwuka unakoreshwa mu bikoresho byo gucisha mu cyuma kwa muganga. Umwuka wa helium nayo ni umwuka ushobora gushiraho ukaba uvanwa hasi mu butaka, kandi ubu ngubu hasigaye imyaka ibarirwa muri za 40 ngo uwo dufite ushireho. Ibigeranyo bimwe biteganya ko nko mu myaka nka 30 cyangwa se 50 iri imbere aribwo ibura ryawo rizaba ritangiye kwigaragaza. Mu gihe ibyo ariko bishobora kumvikana nk'aho bizabishya iminsi mikuru y'abana gusa, umwuka wa helium ni ingenzi nanone mu buvuzi nk'uko nawe bikubwiye haruguru, kuko ukonjesha ibice cyangwa se magnets zituma gucishwa mu cyuma bishoboka. Ibi ngibi byateje imbere uburyo bwo gupima no kuvura indwara ya kanseri, ibikomere byo mu bwonko ndetse n'ibyo ku ruti rw'umugongo. Uyu mwuka wa helium niwe dusanga ku mwanya wa gatatu w'ibintu utaruzi ko biri kugenda bishira ku isi. Ku mwanya wa kane w'ibintu utaruzi ko biri kugenda bibura ku isi ni imineke. Ibyago by'abatuye isi bitari kure bishobora kuzatangira kwigaragaza bikabageraho mu ibura rya bimwe mu mvange y'imbuto nyinshi munsi na z'imineke. Ingi igurishwa muri iki gihe zifite ibyago byo kwibasirwa n'indwara izwi nka Panama disease. Insina kandi z'amoko anyuranye zitanga imineke ziri kwibasirwa n'indwara zindi zikomeye, aho nk'abahinzi b'itsina no mu karere u Rwanda rutuyemo n'ubu bari gutinya indwara yitwa kirabiranya igena mu itsina ikayimerera nabi. Indwara ya Panama disease yo nayo yibasiye itsina zera ibitoki bivamo imineke benshi ku isi barya nka Cavendish, iyo bamwe bita Gross Michael. Ibi ngibi
nibyo bituma abahinga urutoki bava ku nsina z'imineke yo muri ubu bwoko bakitabira guhinga izo mu bwoko bwa kamaramasenge nk'uko zimenyere mu Kinyarwanda. Abashakashatsi bavuga ko bari gushaka izindi mbuto nshya zishobora guhangana n'iyo ndwara ariko ntizibuze iyo mineke ya kamaramasenge kugumana icyanga cyayo kiryohereye. Ikindi kintu cya gatanu mu bintu bitandatu ushobora kuba utari uzi ko biri gushira ku isi ni ubutaka. Nubwo ubutaka bw'abatuye isi wenda butazagira gutya ngo buri gite buve ku isi, abashakashatsi bahamya ko abatuye isi babukoresheje nabi mu buryo buteye impungenge. Ubutaka bwo ku gice cyo hejuru cyane nibwo ibihingwa bikuramo byinshi mu bibitunga biba bikeneye mu mikurire yabo. Ikigo WWF cy'umuryango utegamiye kuri leta uharanira kubungabunga ubuzima bwo mu gasozi kigereranya ko uburenga 1/2 cy'ubwo butaka bwo hejuru bwazimiye ku isi mu myaka 150 ishize. Icyo kigo kandi kikavuga ko byafata imyaka igera kuri 500 ngo ubutaka bureshya nibura na santimetero 2 bwikore bwiremareme mu buryo bwabwo bwa kamere. Isuri, guhinga cyane, gutema amashyamba ndetse no kwiyongera k'ubukiye ku isi byose bitekerezwa ko bigira uruhare mu izimira ry'ubutaka, aribwo byinshi mu bihinga byo ku isi byereye bidutunga bishingiraho. Ku mwanya wa nyuma wa gatandatu ibintu bitandatu utaruzi ko biri kugenda bishira ku isi, turasanga ikinyabutabire cya phosphorus. Ushobora kudahita wiyumvisha ukuntu ikinyabutabire cya phosphorus cyangwa se phosphore kigaruka kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, nacyo gishobora kuzabura mu minsi iri imbere. Iki kinyabutabire kinagize igice cy'ingenzi cy'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi kuri ubu ngubu idafite ikintu kizwi cyayisimbura. Kuri ubu ngubu akenshi iki kinyabutabire cya phosphorus gitembera mu mijyi kinyuze mu bihingwa bikarangira kijugunywe mu nyanja hamwe n'indi myanda binyuze mu buryo bwo kumena imyanda bwo mu mijyi dutuyemo. Mu gihe ibintu bikomeje kwiyongera nk'uko bimeze kuri ubu ngubu, abahanga bagereranya ko aho dukura ikinyabutabire cya phosphorus hazamara imyaka iri hagati ya 35 ndetse na 400. Nyuma y'icyo gihe abatuye isi bakisanga barashonje. Ndagushimiye cyane yo twanye muri iki kiganiro aho twareberaga hamwe ibintu bitandatu ushobora kuba utari uzi ko biri gushira ku isi. Nitwa Nikuhingabiye. Ibihe byiza.